unuka oya mwana kandi arazwi oya oya ajyagiza humura Imana mbabarire kandi ubwo ni mwiza disi cyukishire oya ni inshuti yawe besto kubera nyuma yaho uwitwa DJ Crash agiye mu kiganiro arimo araganira na Irene agaterura amagambo akavuga ati aho kugira ngo nambare neza ariko nuka nakambara nabi ariko mumura. Abantu benshi bamusamiye hejuru bavuga ko yashakaga gucyurira uwitwa Miss Nyambo kandi ari ukumuharabika. Aha rero ni bamwe mu basitari bahise bamusamira hejuru bavuga ko ibintu yavuze bidakwiye ndetse ko bidakwiye umwana w'umukobwa nka DJ Crash. Nkwibutsa ko DJ Crash ari uyu nguyu uri kubona kuri TV kuri screen yawe. Hano noneho ni bamwe mu bantu bagiye bamusubiza. Reka dutangirane n'uyu nguyu. ko sinumva kuntu ujya kumva ko mugenzi wawe anuka. Nibyo ushaka kubyumva kubivuga kuri kamera se bikatumarira iki? None se w'iminsi yose ahora humura. ushaka gusanga humura Wari iminsi uko abigenza kose wayitoye umukobwa utahumura neza. Ngewe ngiye ngira tugenda umusirimu uko byagenda kose oya ese ari byo yabwire ne rero reka nko abandi nawe kisekera ariko birasekeje oya nese atekereza ko bakuranye ikiganiro we buriya yamushimye. oya birababaje Buriya buri muntu wese agira navuga ngo agira kote mbi nkuko nawe bashaka kuvuga ngo yatwaye umugabo w'abandi. So cyo si cyambere ngo best n'ushaka koza urutonde ngo nayisha ngewe ahubwo sinzi kuntu babizananyemo na Nyambo ubundi avuga ngo ninge nayisha ubwo ngo ari ngombwa ubundi ni mwebwe inshuti zana Aisha se ko atanuka ubwo ninge ariko sha ngewe reka ngo wa mwana w'umukobwa wari nkange wavuze wayiturira ari nka Miki Okay, noneho ubwo tuvuye kuri Miki reka twerekeze kuri DJ Brian nawe yagize icyo abwira DJ Crash nyuma yuko yifatiye Miss Nyambo ku gakanu akavuga ko nawe anuka. Reka noneho tujye kuri DJ Brian. None se nanuza nawe nunuka uwo muhanzi narimwe nawe nunuka ikindi kandi mumenye yuko ibi bintu ni uburwayi birakirwa. Tuvuye aho ngaho noneho reka twerekeze ubundi kuri nyirabayazana. Ese ubundi ninde watangije kino kibazo? Ninde wabivuze bwa mbere? Ubundi bijya kuvugwa bwa mbere umuntu wabivuze yitwa Kasukwa Mipango aka Bolo. Niwe bwa mbere wagaragaye kuri Space avuga ko Miss Nyambo anuka. Hano ni nabyo Kiramanera arimo aramubwira nawe byiyumvire. Mwe kubimenyetso. Nabonye mwaplay video yanjye yo twatuza kora live kuri Instagram hamwe na DJ Brian. So noneho hari umuntu mbabarire ntago nshobora kumuvugira hano kuko nkeka ko bitaba byiza kandi nabizo turi muri ya gahunda yo kuba umuntu yareka ibintu byo kuvuga ngo kwinjira amatiku n'ibiki byose. Nge ndumwe mu bantu bagiye no kuba batangiye kubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa se ivuga butumwa ku buzima bw'abanyamaguru. Witwa Nyambo rero ntago muzi ndetse kuri iyo live nabivuze ko ari umuntu wambwiye Noneho ndavuga sawa. Yesukiza ujye uvuga ko ngo urumana rubaha igitsina gore. Ikindi kandi kambahe ukuri. Uriya mwana w'umukobwa ukomeje kuvugwa yuko ngo anuka twahuriye mu bukwe nari natashye ubukwe nawe yatashye ubukwe twicarana ku table imwe tumarana like nk'isaha n'igice cyangwa se amasaha abiri string ine tu ariko nk'umuntu twicaranye igihe kirenze isaha uriya mwana w'umukobwa ibyo bari kumuvugaho ni ukumuharabika ni ukumusenya ni ukumwangiriza ahazaza ni ukumwangiriza kariyeri.